nukura my loved one wanjye, mugabo wanjye namukundaga cyane, nibyo bikomere nagize utano ko nabuze papa wanjye, kuko buryo wihebeye umuntu mukajya kubana. Uyu musore w'umunyarwanda cyangwa se w'umunyarwandakazi umaze iminsi itari mike adasiba ku mitwe y'inkuru z'ibitangazamakuru bitandukanye, haba mu Rwanda ndetse no hanze yarwo, ni muntu ki? Noneho se ni ibiki yakoze bishobora kumuteza ibyago azahora yicuza? Kwigira akahebye no gukomeza kwiziringa mu biteye isoni niyo turufu yakunze gukoresha, gakomeze kwigizaho abafana benshi mu bahisemo gukoresha inzira y'umwijima, begura ubuzima n'ubugingo bwabo kurimbuka. Nyamara umunyezaburi we yaragize ati, ibyo urabikora nka kwihorera, ukibwira yuko mpanwe nawe rwose, ariko nzaguhana mbishyira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Kera kabaye rero ntibyatinze, kuko uyu musore yaje gufatwa agafungwa, aho akurikiranyweho icyaha cyo gufata ku ngufu umusore mugenzi we, nk'uko byatangajwe n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB. Ariko se niki cyabaye kuri uyu musore kugera naho yifuza umusore mugenzi we, kugera naho agera ku kigero cyo kumufata ku ngufu? Ubundi si uyu musore wigeze kurushinga n'umusore mugenzi we maze akitwa umugore w'isezerano, ni muntu ki? Byinshi ku buzima bwe burambuye nibyo tugiye kukubwira hano muri kiganiro. Turakubwira ku buzima bwe kuva mu Rwanda kugeza agiye muri Amerika, aho yari agiye kubana n'umuzungu we baramwihebeye, uburyo uyu muzungu yapfuye akamusigira imitungo, n'uburyo yaje kuyamburwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse akaza no kwirukanwa muri iki gihugu kubera impamvu iri bwumvire muri kiganiro. Ahubwo se yaje ate? Ko benshi bagiye kumva bakumva ngo Eric Semuhungu, umutinganyi wakamije uryamana n'abagabo bagenzi be n'ibindi nk'ibyo. Reka tubivugeho. Hano wageze ni kuri Next Hope TV. Icyo ngusaba ni ukora subscribe kugira ngo mutsaga gucika n'ibigana tubagezaho umunsi ku munsi. Ngiye wumva nitwa Joe 12 ngo hayi ikaze. Bavuga ko yakize akiri muto, bakamwita umuherwe mu bakobwa, icyambaye n'ibindi byinshi. Kenshi waramwumvise mu nkuru nyinshi zagiye zimuvugwaho, zirimo kuba yarakingiranywe n'umugabo mugenzi we, ndetse ko n'ubutunzi afite uyu munsi yabukuye kuri uwo twakwita nk'umugabo waje no kwitaba Imana. Uyu musore yatangiye kumenyekana cyane ubwo yageraga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yari asanze umukunzi we waje no kurushinga mu birori by'akataraboneka, ariko birimo urujijo kuba bikurikiranaga bibaza bati ninde mugeni, ninde mugwe. Uyu musore nyuma y'igihe kirekire atuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaje kongera kugaragara mu Rwanda i Kigali, aho byavuzwe ko ngo yaba yarukanwe muri Amerika. Ariko se ibi ni ukuri? Amazina ye yitwa Semuhungu Eric, yavukiye Kimisagara mu mujyi wa Kigali, akaba ari naho yigiye amashuri abanza. Semuhungu avuka mu muryango w'abana 6, akaba ari umwana wa 4, abahungu 3 n'abakobwa 3. Uyu yamamaye cyane ku mbuga nkoranyambaga nk'umusore w'umunyarwanda wa mbere wakoze ubukwe ku mugaragaro n'umugabo mugenzi we. Semuhungu yashakanye n'umugabo w'umuzungu witwa Ryan, wavutse tariki ya 25 Kamena 1956, gusa nyuma akaza kwitaba Imana, bituma Semuhungu apfakara akiri muto. Ni ukuvuga ko Semuhungu yari afite inshingano nk'iz'umugore mu rugo rwe na Ryan. Eric Semuhungu yabaye mu bihugu bitandukanye birimo Uganda, South Africa ndetse na USA, ari naho yari atuwe na Ryan, yari yarahariye umutima we. Aganira n'Ijwi rya Amerika yasobanuye ko yahuye n'umukunzi we agira ati, twamenyeye mu ntangiriro za 2014 duhuriye muri Afurika y'Epfo, twimukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri 2016 ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa 5 muri uwo mwaka. Twasezeranye imbere y'amategeko, maze ku itariki 25 z'ukwezi kwa 6 muri uwo mwaka n'ubundi haba ubukwe bwacu mu rusengero.
icyo gihe hari ku isabukuru y'umukunzi wanjye Ryan. Umunyamakuru wa BBC yigeze kubaza uyu musore uburyo yumvisemo gukunda abahungu bagenzi be, maze yamusubiza muri aya magambo ati: niga muri primaire Kimisagara banyitaga cy'abakobwa cyangwa se umuhungu witwara nk'abakobwa. Ngeze mu wa gatandatu primaire rero nibwo naje kumenya ko nikundira abahungu, rimwe na rimwe nkandikirana nabo ubundi nkabana n'udushokora. Byakomeje gutyo, ariko mu mikurire yanjye nkaba ndi kugenda ndushaho gukurura abagabo kubera uburyo nari nitereye, bakantereta nubwo icyo gihe njyewe ntabishakaga rwose. Umunyamakuru wa BBC nanone yongeye kubaza Semuhungu uko mama byakira kubona umwana we yabyaye ari umuhungu yaje kugira imyitwarire y'abakobwa ndetse agakunda abagabo bagenzi be. Semuhungu kuri ikibazo yarasubije ati: yego mama byabanje kumubabaza, ariko nkamubwira ko ariko neye, muri make ko ariko navutse. Njya kujya muri Afurika y'Epfo yabanje kubyanga kuko yumvaga nimara kugira aho byemewe n'amategeko nzahita nerura akundana n'abahungu. Ngeze muri Afurika y'Epfo nabwiye abiwacu ko mfite umukunzi, maze barabyishimira na bashiki banjye bose barabyakira. Semuhungu ni umusore uranzwe n'imyambarire ndetse n'imibyinire idasanzwe, aho yakunze kugaragara mu mashusho atandukanye kuri social media abyina azunguza ikibuno, rimwe na rimwe yambaye imyenda y'imbere ikunze gukoreshwa n'ay'ibitsina gore, iminwa yayisize, mbese ubona ko ari umwari mu bandi. Mu nkuru nyinshi zamuvuzweho hari yaje isa nkaho itangiye paje nshya ku buzima bwe. Hari ku munsi wa gatatu ubwo benshi mu bakoreshaga imbuga nkoranyambaga bagiraga bati: njye namwiboneye rwose niwe. Kuri uyu munsi Semuhungu yasesekaye ku kibuga cy'indege i Kanombe, aho byavugaga ko yari yirukanwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Byagenze biti: igitangazamakuru cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kigeze gutangaza ko uyu musore ukomoka mu Rwanda yakurikiranyweho icyaha cyo gusinisha no gufata ku ngufu umusore mugenzi we. Uyu musore yafatiwe yari asanzwe atuye muri Amerika kugira ngo ajye kubana ku icyo cyaha. Igitangazamakuru cyavuze ko Semuhungu nyuma yo kuburana agafungwa byaje kurangira yoherejwe mu Rwanda ndetse agahita yamburwa ubwenegihugu bwo muri Amerika. Iyo kandi ngo ntabwo ariyo nshuro ya mbere uyu musore yari afunzwe, kuko ngo mu kwa gatatu kwa 2020 yafunzwe azira gukwirakwiza amashusho y'urukozasoni yashyize ku mbuga nkoranyambaga ze ari gusambana n'undi mugabo. Iki ni icyaha cyakozwe muri 2018 ariko aza kugishinjwa muri 2019. Icyo gihe Semuhungu yarireguye avuga ko babikoze basinze. Yageze i Kigali tariki ya 2 Gicurasi 2024. Avuga ko ubwo yarageze ku kibuga cy'indege cya Kigali yirinze kugira byinshi avuga n'itangazamakuru ku byerekeranye n'impamvu yari itumye agaruka mu Rwanda. Nyuma yaje kubigarukaho abinyujije ku rukuta rwe rwa Instagram avuga ko impamvu agarutse mu Rwanda ari uko akunda u Rwanda nk'igihugu cye ndetse akaba akunda abanyarwanda muri rusange. Semuhungu kandi ni brand ambassadors w'inzu y'imideli yitwa Miss Beauty Hair, akaba umushabitsi n'umuhost w'ama event agiye atandukanye nk'uko byagaragaye mu mukino wigize kuhuza ikipe ya Gasogi United na Rayon Sport. Uyu musore Semuhungu yagaragaye ari kubyina bidasanzwe azunguza ikibuno, ibintu bitavuzweho rumwe na benshi ku mbuga nkoranyambaga. Bamwe bavuga ko bidakwiye ku muntu nka Kenisi guha umwanya umuntu wamaze imico nk'iyo bise y'ubutinganyi, ariko abandi bakavuga ko byose ari imyidagaduro. Uyu musore kandi yigize gutangaza ko yifuza kubyara, ariko bikazabaho atigeze aryamana n'umukobwa kuko ngo ibyo byiyumviro byamugora kubigira, kuko ngo muri iyi si y'iterambere ateganya gushaka umuntu uzamutwitira. Yavuze ko niyo byazakunda ko babana yazajya amubabaza, ko ngo yazajya aryamana n'abo bahuje ibitsina bikamubabaza. Ibi
ibi ngo byamuteye gufata umwanzuro wo kuzahuza inanga ze n'uwo bazabyarana. Ibi yabigarutseho mu kiganiro yagiranye na Keza Sunshine. Semuhungu rero avuga ko abarizwa mu muryango w'abaryamana bahuje ibitsina n'abafite ibindi byiyumviro ku bijyanye n'imibonano mpuzabitsina bitandukanye no kubana k'umugabo n'umugore. Agaragaza ko kandi yisanze yaravutse atyo. Ati ntago ari ibanga, nari narashatse umugabo mugenzi wanjye, niko nisanze naravutse. Ndi mu mashuri abanza nibwo nari ntangiye kumenya ubwenge, niko nisanze rero. Semuhungu avuga ko yifuje gushaka umwana yarera, ariko ngo nyina umubyara akamubera ibamba. Avuga ko yashaka umwana w'amaraso ye. Ati nashaka gushaka umwana yarera, mama arabyanga, ngo bashakaga umwana wanjye w'amaraso yanjye. Hari abakobwa bashaka kumbyarira, ariko mba numva nashaka kubyara n'umukobwa twaryamanye. Gusa mba numva nshaka ko twazahuza inanga ubundi tugafatanya kurera umwana. Ariko se mu by'ukuri uyu mwana Semuhungu yifuza kubyara muri ubu buryo, aramutse avutse yamenya inde yita papa cyangwa mama? Ngayo nguko rero ngiye ibya Semuhungu, aho kuri ubu ngubu afunzwe akurikiranyweho icyaha cyo gufata ku ngufu. Ndadusohoye ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Wakoze kubana natwe, naho ubutaha Imana ibarinde. Ndabakunda cyane.